amasomo 12 cyangwa se amagambo 12 ugiye kumva ushobora kuba wayumva wayakurikiza akaba yaguhindurira ubuzima mu buryo bugaragara. Ayo magambo niyo nkuzaniye. Burya rimwe na rimwe hari igihe tuba dukeneye amagambo nk'aya kugira ngo atubere motive mu buzima, tubashe gukora na cya gihe tuba twatangiye gucika intege, twongere tugarukana akabaraga ubundi dukore cyane. Ayo masomo 12 niyo ngiye kukugezaho muri iyi video y'iminota mike. Ndagira ngo nujye kure rero, iyi video si ndende niri buze kukurambira, kumana nanjye tugere ku musozo wayo kugira ngo hagire icyo kuramo. Njye ugiye kukugezaho iki kiganiro ndi niyo Daniel, nkuhaye ikaze rero. Niba uri umusangwa utarakora subscribe cyangwa se niba uri mushyashya, nagusaba kureba handitse subscribe ukahakanda ugakanda no kunzogera kugira ngo tujye tubana. Tudatinze rero reka dutangire n'isomo rya mbere. Hano ikintu cya mbere barakubwira bati kora cyane utuje ucecetse ureke ibikorwa byawe aba ari byo byivugira. Icyo kintu ufite kucyumva neza kubera ko ibanga mu byo ukora cyangwa ibyo ugiye gukora ni ingenzi cyane. Nugira ibanga mu byo ukora urumva bizaguma bifite umutekano, abantu ntibazamenya ibanga ry'akazi kawe, ariko nubivuga bikajya hanze abantu bazamenya ibanga ry'akazi kawe, kandi burya umuntu wamenye ibanga ryawe ashobora no kugusenya byoroshye cyane. Icyo nicyo kintu cya mbere batubwira, gukora utuje wicecekeye ariko ugakora cyane kugira ngo ibikorwa byawe bigere kuri ba bantu benshi aba ari byo byivugira, bisobanura uwo uri we. Icya kabiri, niba ushaka ikintu utigeze ugira ufite gukora ikintu utigeze ukora. Nibyo, niba ushaka ikintu gishya mu buzima bwawe ufite gukora ikindi gishya mu buzima bwawe. Niba ushaka ikintu utigeze ubona cyangwa se ikintu utigeze utunga, birumvikana itegure ko ugiye gukora ikindi kintu kidasanzwe, ikindi kintu gishya kizatuma ugera kuri cya kintu uri gushaka utigeze ugira mu buzima bwawe. Niba ushaka ikintu gishya ufite guhindura uko wabagaho ndetse ugahindura n'uburyo wakoraga cyangwa se n'ibyo wakoraga. Bisobanuye ko niba ufite ikintu urimo urakora wiyita ukivamo, ahubwo banza urebe icyo kintu gishobora gutanga umusaruro wabasha kongeza kuri cya kintu. Niba ikintu uri gukora ubona kiri kugenda gake, banza urebe uramutse ushyizemo imbaraga nyinshi ndetse ugashyiramo n'utundi dushya, ese icyo kintu cyabasha gutanga wa musaruro wa cya kintu ushaka. Nanone nubona kidatanga wa musaruro ushaka, uhindure ujye no mu kindi, ariko na cya kindi wirinde ko wita ukireka burundu. Niba kiguha udufaranga ntuzigere ukireka burundu, ahubwo naho shyiramo ingufu. Ntawe ukora ikintu kimwe byose wabikora kandi bigakunda, keretse niba ari cya kintu kitatuma hari ikindi kintu ukora kandi icyo ushaka gukora kindi aricyo cyatanga umusaruro kurenza icyo ngicyo. Icyo rwose nta kabuza ushobora kukireka ubundi ugakomeza ikindi gitanga umusaruro kukirenza. Icya gatatu barakubwira bati nubona amafaranga avuze uzaceceke. Iki kintu sinzi niba uri kucyumva neza cyangwa ngo ugisobanukirwe, ariko ufite kugisobanukirwa. Kumva amafaranga avuze, ubundi amafaranga avuga ati cya gihe ufashe amafaranga, kiriya gihe nicyo bavuga ko amafaranga avuze, cya gihe amafaranga aje. Ese ya mafaranga aje mu ntoki zawe nicyo kintu uhita ukora, nicyo kintu uhita utekereza. Hari igihe uhita utekereza kugura ibintu byose wifuzaga ndetse yewe ukanayasesagura no mu byo utatekerezaga, mu byo utanapanze neza, kubera ko aje nyine utayiteguye. Abantu benshi icyo gihe tubonye amafaranga tuhita dutekereza ibintu byinshi byo kugura, tukaba twagura byinshi ndetse yewe byinshi tutanakeneye. Icyo gihe nicyo bavuga yuko wavuze mu gihe amafaranga yavuze. Ubundi hano ikintu bashaka kutubwira bati niba ubonye amafaranga aje, banza utuze utekereze neza, utekereze kugura ibyo ukeneye, ntutekereze kugura ibyo ushatse. Icya kane hano baratubwira bati ibintu bibiri bishobora kugusobanura ni ukwihangana kwawe mu gihe ntacyo ufite ndetse n'imyitwarire yawe mu gihe ufite buri kimwe. Hari umuntu utabasha kwihangana, utabasha kwihanganira ubukene, utabasha kwihanganira ubuzima bo barimo. Icyo nicyo bari kutubwira hano rero, kwa kundi umuntu ananirwa kwihangana akaba yajya mu bigare agatangira kunywa inzoga, ati n'ubundi byararangiye ntacyo nyiramira, akanywa ibiyobyabwenge, agakoresha ibitabi ndetse n'ibindi byose bimwangiriza ubuzima, akajya kwiyangiriza ubuzima kubera ko aba yumva ko rwose nta cyizere cy'ubuzima afite. Icyo nicyo bita kubura kwihangana. Ikindi hano bari kutubwira cyagusobanura ni imyitwarire yawe noneho igihe ufite buri kimwe. Hari abantu babona buri kintu, babona ibintu byinshi, ariko imyitwarire babigiraho ugasanga nihwitse, ugasanga ari kubisesagura, ugasanga ari kunywa amayoga, ari kunywa amatabi, ugasanga nyine amafaranga ye ayaspendinga mu bintu bidafite akamaro, kandi nyamara nibura ashobora no kuba yayafashisha, kandi aba yafashishijemo
bakanezerwa kandi bikaba byabahindurira ubuzima nabo. Cyangwa se wenda urayafite ariko kubera iyo myitwarire mibi uyafiteho, ugiye nko mu kabari uranyweye urasinze utangiye kurwana, urumva ni icyubahiro gike uba uri kwihesha nk'umuntu ufite amafaranga rwose wakabaye umeze neza. Birumvikana ayo mafaranga naye ndetse ayafiteho n'uburenganzira bwose, ndetse n'uburenganzira bwo kuyasesagura arabufite, ariko nanone muri sosiyete birumvikana hari indi sura itari nziza bamubonaho. Icya gatanu hano baratubwira bati ikintu gishyira ku gitutu cya mbere ni ugukora icyo abantu bavuze. Rimwe na rimwe hari igihe dukora ibintu twe tutishimiye ariko tugamije gushimisha abandi, tugendeye ngo bavuze baravuga, kandi burya ibyo ntitugomba kubigenderaho. Twe tuba dufite gukora ikitunejeje kandi kiduhesheje amahoro. Niba ikintu ubona kiguhesheje amahoro bari cyo ukora, wigendera ku muntu ngo yavuze ngo iki cyangwa se ngo aravuga ngo iki. Niba ibintu urimo urakora biguhesheje amahoro muri wowe, ukaba wumva ko uhamanya n'umutimanama wawe kandi ukaba uticira urubanza ko ari bibi, bikore rwose utagendeye ngo bavuze ngo iki cyangwa baravuga ngo iki. Icyo gihe uzagendera kuri ayo magambo abiri uzajya ku gitutu. Icyo gihe uzaba ubereye abo ngabo wagiriye ku gitutu, si wowe uzaba wibereyeho. Icya gatandatu hano baratubwira bati ntuzigere umanika amaboko, kubera ko buri kimwe kigira igihe cyacyo. Abantu benshi hari igihe tuba turi mu kintu rwose tukaba twamanika amaboko, tukava ku bintu, tukavaho burundu rwose, tukavuga ati byanze. Ariko nyamara ujya muri icyo kintu wari uzi ko kizacamo, ndetse yewe ufite n'ingero nyinshi z'abantu bagiye bagikora kandi bikagenda neza. Ese wowe urinde ku buryo bitazashoboka? Wifa ku bintu, wimanika amaboko, komeza upushinge, ushyiramo akabaraga, byose biharira igihe kizaza kandi kizabisobanura. Niba ikintu uzi abantu bagiye bagikora bakakigeraho kandi bikagenda neza, kuki wowe bitagenda neza? Nawe bizagenda neza. Icyo ufite ni ugushyiramo imbaraga, ubundi ukategereza igihe ukareka kuva ku bintu. Icya karindwi hano baratubwira bati niba abantu bataguseka kubera intego zawe, izo ntego zawe nuko ari ntoya. Iri jambo sinzi niba uri kuryumva neza, ariko naryo ufite kuryumva kandi ukarisobanukirwa. Niba abantu bataguseka kubera intego zawe, nuko izo ntego zawe ari ntoya. Niba uri gupanga ibintu abantu babimenya ntibakwita umusazi cyangwa se ngo bakubwire baturumva uzabigeraho, bakaguseka cyane, nyine nuko ibyo bintu nyine ni bitoya. Barabizi ko bishoboka kandi uba ufite gukora cya kintu abantu babona ko kidashoboka ukabatungura. Rero ibyo bintu bari kubibona ko bishoboka, niyo mpamvu hano bari kutubwira ati nuko ari ntoya. Niba uri gupanga ibintu abantu bakabimenya, ukabura n'umwe ukubwira ati sha warasaze, cyangwa se bakakubwira bati ariko urabona ibyo bintu bizakunda, nuko nyine bari kubibona ko bizakunda. Wapanze intego ntoya, kandi burya uba ufite gupanga ikintu kirenze nyine ku buryo babona ko kidashoboka, bakakwita umusazi ndetse bakanaguseka cyane, ariko mu nyuma ukaza kubatungura babona cyashobotse. Niyo mpamvu hano bari kutubwira bati rero niba abantu bataguseka kubera intego zawe, nuko izo ntego zawe ari ntoya. Gerageza gupanga ikintu nibura ku buryo uzabona abantu baguseka bakubwira ko kidashoboka. Icyo gihe nibwo uzaba watekereje ikintu gifite ireme, icyo gihe nibwo uzaba wapanze ikintu gikomeye. Icya munani hano baratubwira bati ntufite kuba uri agatangaza ngo utangire, ahubwo ufite gutangira kugira ngo ube agatangaza. Ijambo ryiza cyane rwose. Burya hari abantu dutekereza yuko tugomba gutangira kubera ko dufite ibifatika, ukumva ko niba ufite igishoro cy'amafaranga make rwose nagutangira, ntufite gutangira, kandi nyamara tuba tugomba gutangiza ayo make tukaba twagera no kuri byinshi. Icyo nicyo hano bari kutubwira ko tutagomba kuba turi agatangaza ngo dutangire, ahubwo tugomba gutangira kugira ngo tube agatangaza. Utangije bike nturi agatangaza, ugeze kuri byinshi ubaye agatangaza. Icyo nicyo dukeneye hano kugira ngo dukore. Ntidukeneye byinshi ngo dukore, ariko tuzagera kuri byinshi kubera ko twatangiye. Kandi ibyo uri gutekereza byose wibuke ko gutangira ari none, na wundi munsi uzabona wundi utari none. Tangira none uzagera kuri byinshi. Icya cyenda hano baratubwira bati niba ushaka kubaho ubuzima bwawe wishimye, kurikira intego zawe utagendeye ku bantu cyangwa ibintu. Iri naryo rirumvikana cyane. Niba ushaka kubaho wishimye,
ntuzagendere ku bantu cyangwa ibintu. Birumvikana bisa nka bimwe twavugaga ruguru, ati ntuzagendere ngo baravuga ngo iki cyangwa se ngo bavuze ngo iki, wowe uzakora ibyawe, ukurikire umutimanama wawe ndetse n'intego wasetinze ku buzima bwawe uzikurikize, uzabaho wishimye kandi bizaba ari byiza. Icya cumi hano baratubwira irindi jambo ryiza cyane hano, bati ntuzabe icyo isi ishaka ko uba cyo, ahubwo uzabe icyo wowe wifuza. Nibyo, hari umuntu ushobora kubaho uko isi yifuza atari uko wowe yifuza, kandi nyamara ugasanga kenshi yanabigizemo uruhare. Babandi badatekereza ibyo gukora cyangwa se ngo wenda ngo babishyiremo imbaraga ngo babikore neza ngo babinoze, ugasanga bacika intege mu kintu bagiyemo, bahita bava ku bintu vuba, nta kintu bakora ngo bakirambeho cyangwa se ngo bagishyiremo imbaraga. Burya cya gihe uba urimo urahangana urwana n'ibintu, usitaragoringa kugira ngo ejo hawe hazaza hazagende neza, burya kiriya gihe nibwo uba urimo urashaka kubaho ubuzima wowe wifuza. Ariko iyo ucika intege ukava ku bintu ukamanika amaboko kuri buri kintu cyose ugiyemo, ukamanika amaboko ngo kubera ko gikomeye, icyo gihe uba urimo urajya mu nzira yo kubaho uko isi yifuza, kandi isi iradukaranga, ntiyifuza ko tubaho neza. Ufite gukora cyane ukananirwa ukababara, pfa kuba icyo kintu urimo urakora ubona ko umusaruro wacyo uzatuma ubaho uko wifuza, kandi mu gihe wabayeho uko wifuza ni cya gihe nyine uba warenze kubaho uko isi ibyifuza. Isi izakwifuriza kubaho nabi, ariko ni wowe ufite kugena niba uzabaho nabi. Ufite gukora cyane rero ugakura amaboko mu mufuka, ugashyiramo imbaraga, ukirinda gucika intege. Icya cumi na rimwe hano baratubwira bati si ikibazo uko ugenda gake mu gihe cyose ukomeje. Nibyo, ukuri kugenda gake si ikibazo, ikizima ni uko ukomeje kandi uzagerayo. Uwihuta ndetse n'ugenda gake bose bari mu rugendo, kandi burya uzasanga uwihuta arananirwa kandi ugenda gake ntananirwa kandi nawe azagerayo. Niba uri kugenda gahoro birumvikana si ikibazo, wowe icyo usabwa ni ukumenya neza ko inzira urimo ariyo ya nyayo utayobye. Ureka bihuta bihute, nawe ugende uko imbaraga zawe zingana, ugende gahoro. Ikizima ni uko ukomeje urugendo kandi uzagerayo. Wireba abandi uburyo bari kwihuta ngo nawe wumve ko wakwihuta, wumve ko wabakurikira. Wowe tegereza ugende uko intege zawe zingana, uzagerayo kandi uzagerayo neza. Burya uzasanga bamwe benshi bihuta usanga bagaruka inyuma kubera ko barihuse, abenshi baranayoba. Genda gake rero, ushishoze neza uko inzira urimo ari iya nyayo, ushishoze neza ko utayobye. Mu gihe ukiri mu rugendo uzagera iyo ugana kandi uzagerayo neza kandi uzagira ibyishimo. Icya cumi na kabiri ari nacyo cya nyuma agiye kubabwira, hano baratubwira bati izerere mu gukora cyane, kuko ukora cyane yatsinda ufite impano udakora cyane. Nibyo, hari igihe umuntu yaba afite impano ariko wasanga adakora cyane, ugasanga impano ye rwose nta kimufashije ndetse nta n'ikimumariye kubera ko yanze kuyikoresha cyane. Kandi burya kugira impano ni kimwe ndetse no gukora cyane ni ikindi. Rero umuntu ukoze cyane ashobora gutsinda wa wundi ufite impano muri icyo kintu barimo barakora bombi. Munyemerere nsoreza aha, njye mwabanye yari niyo Daniel. Nshimira wowe twabanye kugera ku musozo w'iyi video. Nshimira nawe by'umwihariko wafashe akanya kawe ugakanda handitse subscribe. Ni iby'agaciro kuba wakoze subscribe. Mwibutsa iyi video niba yakunejeje cyangwa hari icyo yakwigishije, gukora share no ku nshuti zawe kugira ngo nazo zibashe kumenya ibyo wamenye. Munyemerere rero nsoreza aha, tubane muri video ikurikira. Murakoze cyane.